Numvishe nta kindi gitekerezo mfite, mugenzi wanjye yaranyibukije ko habaho, ariko muri njye ngiye kubikora kubera inzara, sinari mbikoze kuko mbikunda cyangwa numva nshaka gusubirayo. Satani yakoze uko ashoboye kose mbura akazi, ahantu hose nahigiraga nta muntu wigeze umpa akazi, ndetse no gusabiriza nanabuze umpa. Iki ni igice cya 12 uko nakundanye n'idayimoni turi ku ishuri nkisanga mu buzima bw'umubabaro n'agahinda. Ubu buhamya ni ubwa Izere Cedric, mbahaye ikaze. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Sharif TV, kanda subscribe, like and share, ni inkunga kuri njye. Niba nawe ufite ubuhamya ushaka gutambutsa, nimero iri kuri WhatsApp wanyandikira. Ndetse niba utanakoresha nimero wanyandikira kuri email uwingabire.sharifu@gmail.com. Mbahaye ikaze. Nari nabuze umpa, rwose isi yari indambiye, nari nabuze ibyo kurya ndetse inzara ari yose. Byageze aho nkajya mbura ibyo kurya kugera naho nariye ibyatsi, inzara yarankubitaga. Burya mwa bantu mwe, ntuzatekereze ko inzara ari ukuburara rimwe, kuburara kabiri cyangwa se gatatu cyangwa kane. Njye natangiye kumara ibyumweru 2 ntagira ikintu mbona cyo kurya. Nuko naje guhura na za mayibobo, zirambwira ati nawe uri umusore, wazajya tugafatanya gukorera amafaranga. Numvishe nsubijwe ibibazo byanjye. Ibibazo byanjye byose numvaga bigiye kujya ku murongo. Nemeye kujyana na za mayibobo, tujya mu turingoti n'uturigori kubamo, kuko nta handi nari mfite aho kurya. Natekerezaga ukuntu mfite amafaranga yanjye, natekerezaga ukuntu ndi umukire, nkatekereza imodoka nagendagamo, inzu nziza ndetse n'igitanda cyiza nari mfite. Ubu ngubu natekereza ukuntu ndi kuryama ku karito nkumva biranshobeye, agahinda kakanyica ndetse nanabuze uko nabigenza. Ariko kubera ko ubuzima ni gatebe gatoki, nanjye nakomeje kumera nka mayibobo. Twagendanye na mayibobo dutangira kujya twiba, byibuze nanjye nakomeje kwiba. Natangiye kwiga umwuga wo kwiba ndetse no kunywa ibiyobyabwenge kugira ngo byibuze nze gushobora kubaho. Ubuzima bwarankubise, ubuzima bwarampondaguye, mbese ubuzima bwanyigisha ishuri ritabaho. Nakomeje kujyana na mayibobo tukajya kwibana, nanjye niga umwuga wo kwiba gutyo. Nari ndi kubona inzira ntazayishobora kandi natekereza no gusubira ikuzimu, nkumva umutima wanjye nturi kubimpa. Rwose nabonye agahinda kanjye kari kundenga. Cyakoze ntibyatinze, nakiye ubuzima bwo kuba mayibobo, nanjye ntangira kuba mayibobo nk'izindi, ndabyakira. Ntangira kujya kuniba kandi nkabaho, nkarya ndetse nkanambara. Izindi mayibobo ngenzi zanjye zakomeje kujya zimbona uburyo nimereye, bakajya babona nkorana ibibazo. Mayibobo ngenzi zanjye zaraje ziranyegera, zirambwira ati, yo Cedric muhungu wacu, ko watuje cyane, wabuze iki? Nanjye ndazibwira ati, mubyihorere ni birebire. Mayibobo yari idukuriye nuko yavuze ati, urabizi ko uri iniga yacu, kuduhisha ntabwo byemewe nk'aho turi genge, turagendana ntabwo twemerewe guhishanya. Nuko natangiye kuvuga ati, ngiye kubabwira ukuri ariko ntimuze kugira ikibazo. Ntabwo nari nzi ko dayimoni umusambanyi yari yageze muri iyo genge.
ntabwo nari nzi ko dayimoni w'ubutinganyi yagize muri iyo genge, ahubwo natangiye kubabwira ati amazina yanjye yitwa Zere Cedric. Ndangije kuvuga izina ryanjye ndababwira ati nahoze ndi umukire, nahoze mfite amazu, nahoze mfite imodoka, ndetse mu buzima bwanjye kuva nkirangiza namaze amezi 3 gusa, ibyo byose ndabigira. Nuko bagenzi banjye babonye uburyo meze, babona n'uburyo imisatsi yanjye yacuramye, babona ukuntu bankuye ku muhanda, nabo barambwira ati, baranseka cyane, barambwira ati ibyo bintu uri kuvuga ugira barabitoragura, ibyo bintu uri kuvuga niba kibabigira hano kuri rino si, ni gute ibyo bintu byose wabigira warangiza ukaza kuba imbobo nkatwe twese? Sha ujye ureka gutebya no kwiyemera. Ako kanya wari ukuriye genge yacu, ukuriye mayibobo, yatangiye kumbonamo umuntu mwiza, atangira kumbonamo umuntu wamushimisha ibyishimisha mubiri, yatangiye kunkunda. Ntabwo nari nzi ko dayimoni w'ubutinganyi yatugezemo, ariko njye nabonye atangiye kujya nkunda cyane ndetse akanansoma. Sinari mfite uruvugiro, sinari namuhakanira, sinari mfite n'icyo nkora, ariko yakomeje kujya ambangamira cyane, akajya ambwira ati Ernest ndagukunda, ntatekereza ukuntu ari umuhungu mugenzi wanjye, nkumva byo biranshanze, nkakomeza kumwiyaka nigendera. Ni gutyo ubuzima bwakomeje. Dayimoni w'ubutinganyi we yari yagezemo, yageze ahantu nibereye, yari atangiye kumpiga no mu buzima, kandi nari naramwiyamye, nari nararetse iby'ikuzimu, ariko navuye ikuzimu dushwanye, murabyibuka neza. Satani yari yampaye umwanya wo kujya kwitekerezaho, ariko njye mpita nikomereza ubuzima busanzwe, numva ko ntazongera gusubirayo. Uko natangiye kubura amahwemo muri genge yacu, bose batangira kunkunda, bakajya bambwira ati Cedric niwe ufite ikibuno cyiza, bakambwira ati Cedric niwe ufite mu maso heza, bakajya bambwira ati barankunda. Natangiye kubura amahoro, aho naryamaga numvaga yampfumbaza, nakongera kuryama ukundi nkumva nawe yampfumbaza. Ibisambo byose twibanaga byatangiye kunkunda, bikajya byumva byamfata ku ngufu, ariko njye mu buzima bwanjye sinigeze nkora ubutinganyi, sinigeze nanabitekereza. Umunsi umwe byatangiye kuza kundwanya, barangwanyije cyane, bashaka kumfata ku ngufu, ariko njyewe sinari nshaka gukora ubutinganyi habe na gato. Nuko wari ukuriye agatsiko kacu twabanagamo, yaraje aravuga ati Cedric reka tubikore ku mahoro, cyangwa nkutere icyuma nkwice bigire inzira. Naramubwiye ati nakoze amakosa menshi, ariko iryo kosa ryo sinarikora. Nuko yafashe icyuma akizamura hejuru. Ese Cedric yemeye gutingana? Ese icyo cyuma barakimujombye cyangwa bahise bamwica? Niba nawe usigaranye amatsiko, igice cya 13 kizagera kuri Sharif TV ejo. Kora nda subscribe, like and share, uhita ukireba mu ba mbere. Sharinga na bagenzi bawe bumva bino buhamya, kugira tumenye ukuntu turera abana neza.